imizigo yabo ifite ubwishingizi. Ugashingana umuzigo ariko uwutwaye bashingana umuzigo bagashingana n'imodoka zabo. Umuzigo n'imodoka. Ariko umushoferi ugasanga nta bwishingizi. Muri make umuzigo n'imodoka babirusha agaciro umushoferi cyane. Kuko n'ikimenyimenyi dufite proof aho imodoka igwa mbere yuko abaza nimba wowe warokotse uri muzima akabanza kubaza imodoka ye uko imeze. Mwamenye abamwishyuye cyangwa abamwishyuye n'ubu ntibyamenyekanye ko twari twasabye ko bamukorera autopsy, ariko bitewe n'uko ari shebuja yageze harahakana akwepa wa muntu wagize ikibazo yaramwihakanye. Numva umushoferi yagiye nk'umunyakiraka, nta masezerano y'akazi afite. Ariyo mpamvu uyu munsi turwana no kugira ngo umushoferi akora isafari atangire akazi afite amasezerano y'akazi. Dufite n'undi musaza nawe uri muri Kenya nawe wakoze impanuka, ubu tuvugana agiye kumara umwaka hariya. umwaka arafunze, yakoze impanuka ihitana abantu benshi. Imodoka yakoze impanuka ejo bundi icomoka pine, icomotse pine itirera iraza ikubita kabine yica abavandimwe babiri bari bayirimo harimo n'umushoferi, umushoferi na murumuna we. N'ubu tuvugana baracyari muri mochari muri Kenya. Bakunzi ba Karegeya Omar Pano twongeye kubasuhuza tubifuriza ishya n'ihirwe mu byo mukora byose, abo tuziranye nabo tutaziranye, abari mu Rwanda bari mu mahanga, mwese tubifurije ibyiza bituruka ku Uwiteka Imana Nyagasani. Uyu munsi rero tubongeye kugaruka muri Urban by City Blue, ahantu hari amafu n'amafunguro, ahantu hari amahumbezi mu mutima wa Kigali, mu Kiyovu cy'abakire uko bakitaga, sibye ko nabonye u Rwanda rusigaye rwose ari urw'abakire. Nahangaha mu Kiyovu rero abashaka hari batanga serivisi zinyuranye mu buryo bwose. Nibaze ko abantu benshi bajya bakunda kuhambaza bavuga ati dushaka kugera ahantu Karegeya akorera ikiganiro. Nahangaha rero uyu munsi rero turi ku wa kane itariki 26 z'ukwa 9, turimo turasatira impera z'umwaka. Tumaze iminsi tuganira ku bintu binyuranye, ubuvugizi, amategeko n'ibindi byinshi. Uyu munsi rero turabanza tugiye kwakira umutumirwa uza kutubwira ku kaga n'agahinda abashoferi bambukiranya imipaka bahura nako, ko kutagira amakontara y'akazi, ko kutagira ubwishingizi n'ubwiteganyirize, ko kutagira ibibazo bigiye birimo bijyanye abagirira ibibazo mu kazi, kurara amajoro, kuba kure y'imiryango, ubumuga, uburwayi, impanuka za hato na hato. Nejo hari yabaye muri Tanzania, bamwe bakahasiga n'ubuzima. Ubushize tubakira, ubushize mu kindi kiganiro ahandi batubwiraga ko hari n'umushoferi deja urwariye muri Kenya, anafunzwe kubera ko yakoze impanuka kubera umunaniro. Ikibazo kijyanye n'amasaha y'akazi nk'uko ejo bundi nari nabibabwiye, hanyuma akarengane rimwe na rimwe, ibihano bya hato na hato, kubakata amafaranga, hanyuma no kuba mu kazi kabo rimwe na rimwe ababosi bishimira guha akazi abanyamahanga. Turaza kugaruka kuri byinshi na Ngabonziza Issa. Ariko mbere nk'uko bisanzwe mumenyereye ko mbanza kubaha ku makuru asanzwe. Abantu abadukurikira bari mu burasirazuba, ku cyumweru nzahanyura guhera kwa Fifi ku Matafari urenze Nyagasambu kugenda i Rwamagana, Bayisa Buswahilini nzahanyura, Cyaroho hose nzahanyura, ngiye i Karembo na Kabirizi ngeye gusura korali y'inshuti zanjye, mbashyiriye n'ibitenge bazajya baririmba bambaye. Ubwo rero abari kuri uwo muhanda wose abi Karembo mubimenye ko ku cyumweru nzaba ndaho ngaho, abo tuzashobora guhura tuzaramukanya, kandi nabo tutazabasha guhura nta mutima mubi, ubwo nuko bitazaba byakunze. Ngiye ntago nyamisha gahunda zanjye kubera ko ubwo ndabizi neza ko nawe ushobora kuntegera muri izo nzira. Nta kibazo mfitanye n'umuntu wari we wese, niyo mpamvu gahunda zanjye nzerekana, kandi no kugira ngo umuntu amenye ko turi abantu, ntabwo turi bimanuka, tubaho ubuzima bwose
turarya turanywa turaganira dusura imiryango turasenga, iyo tubonye umwanya dusura abavandimwe dusura abana ku mashuri. Ahantu hose rero ni ngombwa ko mubimenya ko ari izo nzira zose aho umuntu wese muzima anyura natwe turahanyura. Mbanze mbibutse rero ko Makaro Meza ari ku Ikaro Plaza hariya i Remera imbere ya gare uciye munsi ya station. Bagira ibikoresho byo kurangiza inzu, gypsum, rangete, amarangi avanze neza, amakaro n'ibindi bikoresho byose byo kurangiza inzu. Mushobora kuhagera rero cyangwa mukabahamagara kuri 0783 250 46. Abiga gutwara imodoka namwe mujye kwa mwarimu Clement, wiga iminsi 3 provisoire ukabura yibonye, wakwiga iminsi 15 ukabonye definitif kandi wishyura nyuma. Nawe mwamuhamagara kuri 0782 48 37 22. Reka rero duhe ikaze Isa atunyuriremo muri make, atubwire akaga, agahinda, imibabaro yose ishamikiye ku bashoferi batwara imizigo bava mu Rwanda bajya mu mahanga, Kenya, Tanzania, Uganda, ayo mayira yose ubuzima bahuriramo nabwo. Reka karibu rero Isa. Ngabo nziza Isa rero, nongeye kuguha ikaze kuri Karegeya Omar Pano. Ni cano mukunda mwese, nawe ndabizi ko uri mu bakunzi b'iyi cano, ukaba rero warifuje natwe tukabyakira ko twaganira muri make ku bijyanye n'ubuzima bw'abashoferi bambukiranya imipaka. Uratangira utwibwira hanyuma unatubwire ubundi akazi, muri make akazi k'abashoferi batwara imizigo gateye gati. Murakoze kumpa ikaze. Nitwa Ngabonziza Isa ku mazina yanjye bwite, nkaba ndi umuvugizi muri East Africa, ndi Vice President mu Rwanda, by'umwihariko nkaba mpagarariye association y'abashoferi yitwa Long Distance Truck Drivers Association of Rwanda. Muri make nk'uko mwaduhaye umwanya kugira ngo twabwire bimwe cyangwa zimwe mu ngorane duhura nazo mu kazi kacu ka buri munsi kambukiranya imipaka. Mbere yuko ubyinjiramo neza, Long Distance Truck Drivers igizwe n'abantu ki, bakora iki? Ni abashoferi batwara amakamyo yambukiranya imipaka azwi kuri remorque. Amakamyo, yego, atwara imizigo itandukanye, birimo ibikomoka kuri peteroli, amakontineri na flatbed nk'amasima, imiceri, ibintu bitandukanye. Hanyuma rero ako kazi gateye gate, nibyo nashakaga noneho, gakorwa gateye gate? Mu by'ukuri wenda ntangiriye, iyo umushoferi ajya gutangira urugendo ahabwa icyitwa frais de mission, amafaranga agomba kumufasha mu rugendo, aho azarara. Yinjira mu kazi ate? Kontra mbere yuko yicara kuri vora habanza iki? Murakoze cyane. Ubundi mu by'ukuri mbere yuko atangira n'urugendo nuko abanza guhabwa akazi. Yego. Ariko ingorane dufite za mbere, ngiye nk'umuntu ubifitemo experience maze kubona, nuko bijyanye nuko mu Rwanda umurimo uhagaze n'ubushomeri buhari. Umuntu baramuha contact, shoferi baramuha contact, ntabaza amasezerano y'akazi. Contact egal contrat se? Mu by'ukuri ni ikibazo gikomeye cyane. Biba bimeze nko kubyiga. Bamufatirana mu nzara, umuntu aragufatirana mu nzara, akaguha contact, akaguha contact, akaguha contact, aho kuguha contact ukabura agiye. Yego. Ndetse hari n'udatinya kukubwira yuko frais de mission uri buyibonere ku mupaka Rusumo cyangwa se Gatuna, ugahaguruka ntayo ufite. Ntayo ufite. Umushahara se muvugana ryari? Umushahara usanga rimwe na rimwe akubwira yuko uje ubizi, cyangwa amakuru usanzwe uyafite. Umushahara hari abawumenya igihe cyo guhembwa cyangwa nyuma y'amezi 3, yatinye kubaza. Yego. Hanyuma akazi nyiri imodoka uguha kontake nawe muhuzwa nande, mumenya na mute, amenya gute ko ukeneye akazi, cyangwa umenya gute ko ikamyo ye itafite umushoferi? Ibyo byose buriya
iyo ushonje inzara niyo igutuma aho ugomba kujya gushakira. Yego. Kuko usibye n'umuntu n'inyamaswa iva mu ndiri yayo ikajya guhiga. Bityo rero abanyarwanda bajya bavuga batebya ngo ahari isosi ntihajye habura inshishi. Ubwo rero iyo wamenye ko ahantu kampani runaka cyangwa se akeneye abakozi ujya ku rupangu nyine ukajya gutegereza nk'abandi, cyangwa se ukagira mugenzi wawe ushobora kugufata ukuboko. Usibye ko birimo n'ubukomisiyoneri, birimo ubukomisiyoneri, birimo ruswa gute abakomisiyoneri, aho umuntu akubwira ati zana 200 ngiye nkugezeyo, ngewe mvugana nkugeze kuri boss cyangwa nkugeze ku mupambe, babyita abapambe imvugo z'iki gihe. 200 300 umuntu akayatanga, hakaba n'ubwo uyatanga ugakora itiripi imwe ukaza bakakwirukana cyangwa imodoka bakayikwamburira no ku muhanda. Yakada nabyo se bibaho? Ibyo birahari. Imodoka doko nuvuga ngo utangira baguha kontrake nta kontra no kurangiza kontra no kukwirukana bibera cyane rwose. Ufite ingero se? Ufite ingero z'ababa barirukanwe gutyo? Ubu aka kanya nta muntu navuga amazina cyangwa ngo mvuge kampani runaka, ariko ibyo nk'umuyobozi ndabizi ko izo kese zihari duhura nazo kenshi. Urugero wigeze kuduha rw'uwaherewe akazi mu igaraje, imodoka iri Kahama akagera wanatubwiye ko yaje kugira urakoze cyane. Garura ibyo bintu. Urakoze cyane kunyibutsa. Hari umushoferi ubu hashize umwaka apfuye, bamurangiye akazi. Bamurangira akazi k'imodoka yari ifitwe n'undi mushoferi w'umutanzaniya. Imodoka bamurangira akayisanga mu igaraje Kahama. Arahaguruka aragenda bamuhaye itike. Ageze Kahama aho imodoka yari iri mu igaraje, icyaje kuvamo nuko yasanze iyo modoka ifite n'umuzigo. Ariko kubera ko nyiri imodoka yari yamaze guha uburenganzira chef de garage waho imodoka yari iri gukorerwa, uwaho urufunguruzo, bararamuha, ariko babanje kujya mu mpaka. Ari nabyo byaje kuviramo urupfu. Impaka n'umushoferi wari usanzwe ayifite. Arabaza umushahara, noneho hakiyongeraho no kuba yari yiboneye umuzigo. Buri abanyamahanga bagera baryabona n'umuzigo mu nzira. Wari umuzigo utari uwa boss? Utari uwa boss. Aribyo byaje kuvamo ingaruka z'uko impamvu ibyo mbigaruye. Yego. Umutanzaniya uko yirukanwe n'uwo munyarwanda uko yahawe akazi n'umuzigo utazwi na nyiri imodoka, urumva ngo twatangiye kubyinjiramo. Aribyo byaje kuviramo ingaruka umuvandimwe wacu no kuhatakariza ubuzima. Cyabaye ikibazo gikomeye cyane. Byagenze biti? Impaka zakemuwe n'iki? Umutanzaniya uwirukanwa arashaka ku mushahara kandi n'umuzigo we ntawugejeje iyo yajya, ari we wawupatanye. Ikibazo cyaje kuvamo rero nuko uwo mushoferi baje kumuha imodoka wavuye mu Rwanda, yoherejwe na shebuja. Bamuhereje imodoka ageze Dodoma, asohotse mu mujyi wa Dodoma, yarageze ahantu bita Bahi, hagati ya Bahi na Kibayigwa. Harimo akantu k'agaparike k'agafamu karekare ka leta. Byaje kuba ngombwa ko bamutega bamwicira aho ngaho. Tubyinjiramo turabikurikirana, twiyambaza inzego za polisi. Mwamenya abamwishe cyane? Abamwishe n'ubu ntibyamenyekanye ko twari twasabye ko bamukorera autopsy, ariko bitewe n'uko ari shebuja yageze harahakana, akwepa wa muntu wagize ikibazo. Yaramwihakanye. Numva umushoferi yagiye nk'umunyakiraka, nta masezerano y'akazi afite. Ariyo mpamvu uyu munsi turwana no kugira ngo umushoferi akora isafari atangire akazi afite amasezerano y'akazi. Bamaze kumwica sebuja yaramwihakanye? Yaramwihakanye. Ati iki? Ati giye uwo muntu simuzi. Turamukurikirana. Tumaze kumukurikirana niyambaje CID hano, niyambaza ambassade, yumvisha bikomeye hano bamuhamagaye. No kuzana imayiti byabaye ikibazo. Umurambo. Nyiri imodoka yihakanye umushoferi uri mu modoka ye? Akavuga se koko ntacyo yazi kuye he? Urumva yabonye ikibazo gikomeye nyine arakwepa, ariko nyuma tumweretse ibimenyetso bifatika ko umuntu atitumirije ari we watanze imodoka, abasha kubyemera. Ubwo rero kuzana umurambo nabyo byabaye impaka ndende. Twiyambaje inzego hano ziradufasha, nanashimira polisi y'u Rwanda n'inzego z'umutekano, baradufashije bamushyiraho pressure, turafatikanya, umurambo turawuzana. Ibyo twifuzaga ko byakorwa, hagakorwa autopsy kugira ngo tubashe gukurikirana abantu bishuriye muntu,
ntabwo byabashije gukorwa kubera ko umurambo watinze hariya muri mochari wageze hano bahita bashyingura kuko wari watangiye kwangirika ntibyabasha gukorwa. Bivuze ngo abadukurikiye babyumve neza, uyu mushoferi yapfuye atararenza umunsi ku kazi. Umunsi wa mbere yagiye muri iyo modoka niho yapfuyeho. Yapfuye mu gicuku mu ijoro. Bivuze ngo uwo yambuye imodoka, uwo bambuye imodoka yagiye amukurikiye. Yego, nicyo ndashaka kuvuga ngo mu gutera imetero habanje za mpaka. Mu Tanzania avuga ati njyewe ntago ndeka akazi ntahembwe, mfite umuzigo nari napatanye, none bawuhaye undi, hanyuma akaba yapanga gutegera wa wundi wamusimbuye mu kazi mu nzira akamwica. Niko byagenze. Umushoferi apfa ntarahembwa, ntarakora, wari umunsi wa mbere, ntararangiza isafari ye muri make. Noneho hanyuma nanone sebuja arabanza aramwihakana, uwo muntu simuzi, birangira mwifashishije inzego nkuru, birangira abyemeye. Yego, niwe wazanye umurambo. Yego, twarafatikanyije n'umuryango we. Yego, ko hajeyo mushiki we, umurambo uraza mpaka ku Rusumo kugeza igihe ushyinguriwe. Yego, aho rero niho nashakaga kuganisha. Mbere y'uko tuza kujya mu bindi mu byifuzo, komeza utwereka izo ngero. Tubonye umuntu wa mbere wahawe akazi kuri telefone, imodoka akayikura mu igaraje, akayambura umushoferi wa mbere uyifitiye n'umuzigo, bigatera impaka, bikarangira umushoferi mushyashya yishwe. Icyo si kimwe. Yamara kwicwa sebuja akamwihakana, umurambo ukaza ku bw'amahane. Tubwira izindi ka, hari n'indi nabonye mu bitangazamakuru bya Kenya. Bakoze cyane. Dufite n'undi musaza nawe uri muri Kenya, nawe wakoze impanuka. Ubu tuvugana agiye kumara umwaka hariya. Umwaka arafunze. Yakoze impanuka ihitana abantu benshi. Maze guhitana abantu benshi, icyavuyemo nuko shebuja ntiyagaragaye aho, imodoka irafunze n'umuntu arafunze, kugeza n'igihe no ku gitanda aho yari aryamye mu bitaro yari yambaye amapingu. Nyiri imodoka ntabwo amusura nk'umukozi we, nk'umuntu waguye mu kazi. Ntabwo amusura rwose, ntabwo amusura. Usibye abashoferi bagenzi be bafite umutima wa kimuntu, nibo bamugeraho, umusigiye 1000, umusigiye 200. Umukoresha reka da, umukoresha ntamugeraho. Ubwo icyo ni ikindi kibazo. Ariko ngira no muri kino cyumweru hari impanuka yabaye, watunyuramo muri make uko byagenze nuko bihagaze. Iki cyumweru tugizemo impanuka nyinshi zihitanye abashoferi. Hari kampani yitwa Kayonza y'umusaza bita Kabungo, ni umushoramari. Imodoka yakoze impanuka ejo bundi, icomoka pine, icomotse pine itirera iraza ikubita kabine, yica abavandimwe 2. Bari bayirimo harimo n'umushoferi. Umushoferi na murumuna we. N'ubu tuvugana baracyari muri mochari muri Kenya. Byabereye muri Kenya. No ku munsi w'ejo, ubu tuvugana, hari umushoferi nawe twanakoranaga muri kampani yitwa Makabu, nawe ejo ikamyo yaramuhitanye ahitwa Morogoro muri Tanzania. Nawe umurambo we nturabasha kugezwa hano gushyingurwe. Yabaye impanuka ikomeye cyane, kumukuramo byari ibintu bikomeye, barinze gukata imodoka, ariko yavuyemo nyine umutima wamaze kurengana byarangiye. Hanyuma kuri izo kese ebyiri za nyuma za kino cyumweru ho abakoresha bari kubyitwaramo bate? Mu by'ukuri ubu ntacyo turavugaho ko kubijyanye no kuba imirambo y'abo bantu yaza igashyingurwa mu cyubahiro. Dutegereje ikiza kuvamo. Ibyo byose nyuma y'iki kiganiro ndibuze kugerageza kuvugana na ba nyiri kampani, numva icyo bari kubitekerezaho. Ngo nibyaba bidakozwe, nk'abashoferi twareba icyo twakora kugira ngo imirambo y'abavandimwe bacu ibashe kuza ishyingurwe mu cyubahiro. Yes. Hanyuma urupfu rukomotse ku kazi, nyuma yaho wakurikiraho iki? Ari wa muhungu, ari wa wundi wapfuye aribwo agitangira akazi, umwe wishwe muri Tanzania,
umukoresha yakoze iki, leta yakoze iki, si ubwishingizi bwakoze iki? urumva bwana Karegeya ni ikibazo gikomeye cyane ari nacyo kiduhangayikishije muri uyu murimo dukora. Kuba watangiye akazi nta masezerano y'akazi ufite, yego, ni ikibazo gikomeye cyane. Ari nacyo dusaba inzego bireba nka Minisiteri y'Umurimo ko yadufasha rwose icyo kintu kigakorwa, umuntu akahabwa amasezerano y'akazi bijyanye n'icyo itegeko ry'umurimo riteganya. Urumva nk'uriya muvandimwe yapfiriye mu kazi, nta bwishingizi, nta masezerano y'akazi, nta kintu na kimwe afite aho abariza. Ikibabaje ni uko yari n'umujene nibwo yari akimariya, twabuze aho tubariza. Urumva nimba umuntu aguhakanye katakuzi, urumva se uri buze kujya kubaza ubwishingizi? Nta kintu na kimwe, uba upfuye nk'imbwa ku muhanda. Mu kwihangana. Umuzigo muba mupakiye se ufite ubwishingizi? Imizigo yabo ifite ubwishingizi. Ugashingana umuzigo ariko uwutwaye bashingana umuzigo bagashingana n'imodoka zabo. Umuzigo n'imodoka. Ariko umushoferi ugasanga nta bwishingizi. Muri make umuzigo n'imodoka biba birusha agaciro umushoferi cyane. Kuko n'ikimenyimenyi dufite proof aho imodoka igwa mbere y'uko abaza nimba wowe warokotse uri muzima, akabanza kubaza imodoka ye uko imeze. Mu gihe cyashize ngira ngo mwarabyumvishe muri media, Scove yabivuzeho ku mukire bita Gatete, ntago ntinya kumuvuga kubera ko ntago yatubereye imvugo yakoresheje habaye impanuka, ntago irimo ubumuntu, ntago natinya kumuvuga ko ntago mutsinda. Umushoferi wamukoreraga bita Jimmy yakoze impanuka ahantu bita Marendi muri Tanzania. Imodoka iba dekarase, ariko umwana avamo ararokoka. Imodoka zagonganye kabine kuri kabine, ariko ikintu yavuze no mu itangazamakuru byaratambutse, ntabwo ntinya kubivuga. Yego, niba byaratambutse byaratambutse. Ati iki rero, ati mbabajwe no kuba Jimmy yavuye muri iyi modoka yanjye ibaye dekarase wakaba muzima. Urumva aho umuntu akoresha imvugo nk'iyi, bivuze ngo agaciro ke k'imodoka ye nikareba. Abantu batakaje ubumuntu barareba inyungu zabo kuruta uwo bahaye imodoka. Nyamara iyo modoka ntaba yayihaye umwana we cyangwa ngo ayihe murumuna we, ni we yayihaye cyangwa nawe ubwe. Wowe ucunze miliyoni ze, nimba ari keredi ni wowe ukora ku mugongo wawe ukayishyura, ariko ntago aguha agaciro ngo yumve ko ibyo yagezeho umuntu mutangiranye afite imodoka imwe, agize imodoka 50, agize imodoka 100, ni wowe wishyura loan. Ibyo ageraho nuko nawe babigizemo uruhare, ariko ugasanga nimba ukomerekeye mu kazi birarangiye, upfiriye mu kazi birarangiye. Ab'imfubyi twari tumaze kubivuga. Hanyuma ibijyanye n'ubumuga nyine, abakuramo ubumuga bimeze bite, n'amakesi mufite ameze ate? Ikijyanye n'ubumuga, nk'ubu dufite abantu benshi bamugariye mu kazi, abahumye, ababaye pararize kubera kwicara amasaha menshi, tutagira ikiruhuko, nta konji. Ariko bitavuze ko hatari kampani zibyubahiriza. Yego, byumvikane neza. Ariko 95% nta kiruhuko, nta masaha y'akazi umuntu agira, nta bwishingizi, bwa bwishingizi bwo kwivuza. Mu gihe uhuye n'ubwo bumuga uraza ukajya mu rugo nyine ukaba ikimuga cya famiye. Barahari, hari abuzi bamugariye muri ako kazi? Barahari. Waduha ingero aho baherereye kuko tuzajyayo? Barahari hano ku Karambo, umusaza Ruzibiza. Yego, byagenze bite? Nawe yakoze impanuka, ubu ari mu mbago, ni umuntu basunika mu kagare. We akubwira ko abanyate na sebuja nta kintu bakivugana, ibyo biba byarangiye bwana Karegeya. Biba byarangiye. Okay, udi Karambo ni hafi hano, ni hano rwose, bose batuye hano hakurya. Babyumve ko nzajyayo. Batuye hano hakurya. Undi hari uwitwa Bob, nawe atuye hano hakurya, we yaranahumye. Abatuye hehe? Nawe atuye hano ku Karambo, bose batuye hano muri Gikondo. Yego, yarahumye. Sebuja atiki nyuma y'ubumuga, y'umushoferi na sebuja bimeze ite? Bwana Karegeya ndagira nkubwire ngo ukimanuka mu modoka undi arayatsa akagenda.
ibyo rwose. ariko wari uvuze ko hari abagerageza andi hari kampani zigerageza, kampani mushima zikora zite? hari kampani zigerageza, wenda natanga urugero nka Petrocom. ubwo bwishingizi abantu baba babufite. iriya yo ntiyemerewe gukora amakosa. Petrocom wenda nta byera ngo de, ariko ni kampani natangaho urugero. Yego, abantu baba bafite rama, birumvikana. ubwiteganyirize buba buhari, kuko ubwiteganyirize burahari, kuko rama ijyana n'aya pansiyo, impanuka, ubumuga bukomoka ku kazi, ibyo byose biba biri muri paketi, kandi utagira kontara ntabwo yajyanwa muri RSS. bavuza imiryango yabo, baravuza imiryango yabo. komeza. natanga urugero nka Rimuzi, nabo bafite ubwo bwishingizi. rwose turabashimira pe, ntacyo badakora. hari n'umusaza uherutse kwitaba Imana, baramufashije. amakuru mfite nuko umuryango we bawuhaye 15 miliyo. urumva nk'abo ngabo. wa mwana se, wa mwana wa mujene Mariye waguye ntuza mu mpanuka za azize umwe bahereye akazi mu igaraje kahama, umuryango we byagenze bite na sebuja? byarangiriye aho ngaho, usibye tw'abashoferi nitwe twikozemo tujya gusura umugore wa nyakwigendera. sebuja ntiyahageze, yaherutse ashyingura. hari undi musaza nawe bamwita Gasarabwe, afite kampani yitwa Source Oil. niyo Source Oil. nawe aragerageza. hari umushoferi wakoreye impanuka ahitwa Igunga, ngira ngo mwabonye impanuka, umuntu ikamyo yarahira irarangirira irasanguka. nawe turamushimira, aragerageza, ari mu bakoresha bagerageza, kuko yashyinguje, nubwo bashyinguye ivu, ariko nawe yaragerageje, kuko umuryango wa nyakwigendera byibura hari uko yawuremeye. amakuru mfite nawe nuko yamuhaye miliyoni 12. umugore wa nyakwigendera, byibura kugira ngo arere izo mfubyi. mu by'ukuri hari kampani zigerageza, nazo nizo gushimirwa. nubwo nyine nta byera ngo dariko, abo turabashimira, ni abafatanyabikorwa beza, ni abakoresha beza. Imana ibaha umugisha kandi ibungabunge n'imitungo yabo. murakoze cyane kubasabira imigisha ku Mana, kandi Imana ibungabunge imitungo yabo, byanze bikunze irabikora. hanyuma amakontara, impanuka, ubumuga, impfu za hato na hato, ubundi byaje kugenda bite? kuki icyo nakubaza, ntabwo wenda ushobora kutabonera igisubizo. niba utubwiye ayo makampani akora neza, kuki andi atabigana? ni ikibazo gikomeye. tumaze igihe tugerageza kuvuga, tunakomanga, ariko niyo uri muri kampani ukagerageza kubaza uburenganzira bwawe, bakurega kugumura abandi, ubwo bakwereka umuryango, bahita bakwirukana. bakwereka umuryango. mu by'ukuri abashoferi dufite ibibazo, navuga ngo nitwe bakozi, tumeze nk'abana b'imfubyi zitagira kivugira. ubwo bupfubyi se, ko abakozi benshi bibumbira mu masendika. ndabyibuka za 2003 hahoze sendika yitwaga Asepererwa, yabagamo umwana witwa Manzi, ngira ngo Manzi ari n'uw'Ingarama. mufite sendika ko ariho abantu bahuriza ibibazo bigakorerwa ubuvugizi byegeranye. urakoze cyane. iyo sendika yahozeho kandi n'ubu irahari, ariko iya Sepererwa mwumva, mu by'ukuri ni nk'aho ari nkayo, kuko nta kimaze. impamvu uvuga ko nta kimaze, imyaka tumaze muri izo ngorane zose irahari, ariko nta kikora. niyo wiyambaje inzego hari ubashije kugira aho ukomanga, bakubwira ko iya Sepererwa batayizi. inzego zose zagiye zijya, kuko bagiye bisimburana kugeza kuri uyu munsi, birebera umusanzu umushoferi atanga. umusanzu umushoferi atanga bakishyirira mu gifu cyabo, ntago bashobora kumukorera ubuvugizi, kuko imyaka Sepererwa imaze, ngenda byibuka kuva muri 1992 ikora, ntago twagakwiye kuba kuri uyu munsi tugifite abashoferi bakora nta masezerano y'akazi. ntago twagakwiye kuba turi abakozi bakora ari twe gari ya moshi igihugu gifite,
tutagira ubwisungane mu kwivuza, tudafite ahantu tubarizwa hafatika. Ariyo mpamvu kuri uyu munsi igihe wicaye imbere twatekereje turavuga ngo ni iki twakora kugira ngo akarengane kacu, ijwi ryacu ribashe kuzamuka. Upfiriye mu butumwa bw'akazi, upfuye nk'ikimonyo, ntawe kugukurikirana. Ugize ubumuga bwa burundu, uheze mu buriri, ari we wahagurukiraga umuryango utwaye ikamyo imyaka 20-30 udafite n'aho ukinga umusaya. Mu by'ukuri ntibyakagombye kandi twitwa ko dufite sendika. Ariyo mpamvu twatekereje ngo reka turebe ikindi twakora cyakora ibyananiye asepererwa. Mbere yuko tuza kureba ibyo mwakoze association igomba gukora, sendika ni ibihe bibazo mwayigejejeho ntibikemure? Ese nta kana nimwe sendika yigeze ihandoringa ngo yigeze ishakira igisubizo kizima? Mu by'ukuri nicyo nashaka kuvugaho. Hari ibibazo byinshi byagiye bivuga kwirukanwa kihorera, mbese kwirukanwa binyuranyije n'amategeko. Yego. Umuntu mukoreye umwaka ariko nta masezerano y'akazi ugira, nta bwishingizi. Wabigeza kuri sendika, yaza wenda hari nk'umusaza Narcisse niwe wahoze ari perezida mu minsi yashize, hashize nk'imyaka 2 avuye muri izo nshingano. Abantu bamuha icyo cyizere, yaje avuye muri Petrocom atwereka ko agiye gukora ibishoboka byose ibintu bikajya ku murongo. Ariko hari kampani abantu babirukanye ajyayo nk'ugiye kubavugira, bamwihera kabitugu ko haraceceka. Iyo kampani sinyivuze. Oya ntacyo. Ariko reka mbikuvugire mu masendika icyo nicyo kibazo cyane. Benshi ari no mu nganda z'ibyayi, ngiye nabaye umusendikaliste cyane mu ntara ya Byumba, nabaye umusendikaliste nyobora sendika. Hari ahantu umugenzuzi w'umurimo cyangwa umusendikaliste yagendaga agiye gukemura ikibazo, agahura na nyiri uruganda akabara amujombya akantu. Ibyo nta banga ririmo. Ejo bundi nkorera kuri Bwiza, ahangaha hari kampani y'Abashinwa, hari umugabo uyobora sendika wagaragaye kuri payroll ya kampani y'Abashinwa. So rero ibyo ngibyo uvuga ntabwo ari amazimwe, turabizi. Yego. Perezida wa sendika agaragara kuri payroll y'Abashinwa, ariwo wakaba yavugira abakozi b'Abashinwa barengana. Ngiki kibazo nta gitangaza gikomeye. Ngiki kibazo dufite gikomeye. Kampani ntuyivuge, ariko ibyo turabizi. Ngiki kibazo dufite gikomeye. Kuko uyu munsi iyo perezida wa sendika aza guhaguruka akaza muri RSSB akagaragaza izo kampani kuko arazizi cyane, arazizi zitubahiriza amategeko, akaza akabagaragariza urwo rutonde, icyo kibazo cyagakwiye kuba gikemuka kuko turi mu gihugu kigendera ku mategeko. Yego. Iyo aza gukomanga muri Merifotra bagombaga kumwumva cyane rwose cyane. Dufite ibibazo byinshi bijyanye n'ibikomoka kuri peteroli. Iyo aza gukomanga muri Minicom agakomanga muri Rura, icyo kibazo cyagakwiye kuba gikemuka. Bize biteho. Abantu barahohoterwa, baribwa kuri za mita. Amavuta wayapakiye kuri Dibustique. Dibustique ni inkoni zipakirirwaho amavuta, ni nk'ibipimo. Twabigereranya na rate. Rate murabizi ko upakira bapima, upakira ibipimo. Nimba upakiye 5,000 hari akarongo kagomba kuba kagaragaza aho ya mavuta agera. Ariko nuza gupakurura muri depo, uraza gupakurura ku cyitwa mita. Amavuta araca mu mupira, namara guca mu mupira imashini iyakubite, hanyuma igira ibyisoma. Nyamara wahageje amavuta uyafite mu itanka, ugapima ukadipositinga, bakaguha n'umuti ugasigaho kugira ngo bya bipimo bigaragaze. Yewe n'ubinota arabyandika arahari, ariko mu kanya bakakwereka ko uhombye. Amavuta wayahagejeje hari n'igihe abarenga. Nimba yageraga hano ugasanga aragera hano, kuko hari ukuntu amavuta abyimba. Amavuta arovapura, iyo bishyushye amavuta arazamuka, ariko ugatangazwa nuko uhombye, uhombejwe na mita na temperature. Iyo uhombye bigenda bite? Iyo uhombye shobuja nta kindi areba, arareba ku mpapuro zanye. Ubu hari abashoferi batazi umushahara kusa, igihe cyose bahora bakatwa. Ariko n'icya kibazo cyo kuba nta kontra ihari, ni ikigero kingana gute byakwitwa ngo niba ugiye munsi y'ikigero runaka baragukata amafaranga cyangwa se urakoze cyane. Wenda abatwara ibikomoka kuri peteroli ho baza gukora iki kiganiro bo barabisobanukirwa kurushaho.
ni ukuvuga ngo hari icyitwa transit loss. Nimba upakiye 42,500 bashobora kukwandikira ku mpapuro ko ugomba kuza gupakurura 41,200 yego. Hari igihe rero uza gupakurura bikajya munsi. Ni ukuvuga ngo hari mu wayene mwemeranyijwe ko bishobora kujya hagati mu gihombo. Hari mu wayene tolerable. Wahomba umukoresha akihangana. Nicyo nza gusobanura. Yego. Hari company zifite transit loss ya company. Itandukanye na transit loss iri ku mpapuro. Bya bindi byagenwe bashobora kuvuga ngo ibi biri buze gutumuka. Yego. Company nayo ikaba ifite transit loss yayo ya company. Izo company zirahari hano mu Rwanda. Zifite transit loss. Ariko 98% nta transit loss bagira. Barashaka ko upakurura net. Uko wakabizanye. Arewe. Ibintu bitumuka niko nabyita. Byevapora. Ugahura n'icyo kibazo. Ushobora guhomba bijyanye n'iyo temperature wapakururiyeho. Urugero Dar es Salaam nimba wapakiye amavuta kuri temperature ya 28. Yego. Ubundi aha amasaha tugeze aha ngaha ubu Dar es Salaam temperature iri kuri 30. Ariko kubera ubushyuhe bwaho bwo ku nyanja. Yego. Ari muri depo aho wapakiriye barakwiba. Kubera ko we ntabwo ari wowe ujya kubipima ngo urebe ntaho birebera. Yego. Bo ni ibintu byestaye muri office yabo we ntuyinjiramo. Mu gihe bagakwiye kuba baguha icyitwa bill of loading. Bill of loading iragaragaza temperature wapakiriyeho, igaragaze na quantity wagiye upakira muri buri cyumba. Yego. Ibyo ni ibanga ryabo ntibabiguha. Yego. Ukazana tu umuzigo wawe ugasinya ku mpapuro. Ntiwasinya ko ibintu wapakiye byuzuye. Ntiwarebaga ku nkoni kuri ya dipstick. Dukora icyitwa calibration chart. Calibration chart niyo igena ya nkoni ko yujuje ubuziranenge bakanaguha certificate. Ariko iyo uje gupakurura hano ntago bareba ya dipstick kandi niyo upakiriraho muri depo. Bo barareba ibyo uzanye ku mpapuro na mita yabo. Mita yabo bayistara ntiwari uhari. Ntuzi n'imikorere yabo. Amavuta ashobora gusigara mu itiyo. Yego. Cyane probability. Hari n'amavuta moteri itabasha gusunika. Bitewe naho ageze quantity igezeho. Cyane. Ayo mavuta yite yasunitse ntago asubira mu modoka guma mu mipira yabo muri ya matiyo yabo. Ibyo birumvikana. Miti gahagarara. Kubera ko yo isoma bijyanye na pressure ya machine. Izo ni bimwe mu ngorane duhura nazo. Giye ukuvuga uri imbere ya mikoro ntwaye amavuta imyaka 15. Ni ibintu nzi nagerageje kujya mborana muri company nakoreragamo ntese mwadufashije tukajya tubasha kubona iriya bill of loading. Ko byajya bidufasha gukemura impaka namwe mukareba aho twaguye. Nimba twibiwe muri depo hano murabibona. Nimba amavuta yakozweho murabibona. Bitavuze ko hatari abashoferi batari inyangamugayo. Abashoferi barahari bibisamba kuko nshobora gukora iki kiganiro nyuma hakazagira ugukoresha ikiganiro akakwereka. Akakwereka ifoto ya Isa ari hejuru y'itanka n'amajerekane cyangwa n'ingoma. Ababosi nabo ni karibu ntabwo ikiganiro ari cy'abashoferi gusa. N'ababosi nabo bazaze tubaha umwanya bavuga uko bafata abakozi babo. Ubumva atari muri no kategori Isa ari kuvuga. Yego. Inimero zanjye zirazwi azaze nawe tuzamuhike atubwire uko afata abakozi neza n'abandi bamurebereho. Ibi tuba tubivuze kugira ngo abantu igihugu ni kimwe twakabaye abakozi bose ni bamwe bakabaye bafatwa kimwe. So ukuvuga rero ko ababosi bose ari babihemu kandi ingero zatanzwe z'abakora neza nabo bazaze tubaha umwanya. Yewe n'umushoferi ukorera company ashima we ahuza na sebuja nabo bazaze tuzamuha ikiganiro. Ibyo nibyo twahisemo. Urakoze cyane. Komeza rwose. Ikindi nashaka kugaragaza ndakibanda cyane kubikomoka kuri peteroli kuko niho harimo ibibazo bikomeye cyane. Amavuta igihe cyose abaryoshye. Ariko bwana Karegeya birababaje aho umuntu akora adahembwa igihe cyose yitwa ko ari igisambo nyamara umwaka washira. Depo igatumira ba bantu bamena amavuta muri depo kuko n'abakiriya babo bakaza kugabana amavuta aba ibigega byungutse. Uribaza byungutse gute donc? Byungutse gute? Hari isoko yindi imena muri depo. Oya ibyo ntibishoboka. Izo proof turazifite. Twigeze tubigaragariza. No baba babibye kwa. Baba twibye. Mwose mwigeze mwitabaza rura ko ariyo ishinzwe ibikomoka kuri petrole na standardism. Rura twarayihamagaye. Yego. Mpamagara rapide. Cyo gihe harimo afande Butera. Yego. Duhamagara n'itangazamakuru. Yego.
duhamagara minicom hari umudamu nashaka kuvuga amazina twaramuhamagaye ndaza kuguha contact ye nawe umubaze ko izo case atazizi turababwira ati muze ubwo na Prudence Sebahizi nubwo ari ministre mushyashya byumva muze muturebere ibi bintu upimye amavuta ari kugaragara urapakuriye urahombye bapakiye imodoka idasohotse mu gipangu byigeze kubaho ku Mutanzania bita Muhammad yakoraga transport atwara amavuta ya SP niwe wari ufite isoko rya SP mu gihugu hano murabyibuka ngira ngo batumiye televiziyo zose bajya i Rusororo hariya yego ubwe yaje escortinze imodoka ze uwo Muhammad Arab ni Umutanzania ariko yaje kubona amafaranga agura akora transport ariko nawe yarahoze muri uyu mwuga wacu yahoze ari umushoferi yego bivuze ngo azuburibwa azububabare bw'umushoferi ubwo aza yescotinze imodoka ze aho ziraya kararaho mpaka muri depo hariya ikabuga zihageze imodoka yahombye make yahombaga 2 2 amaritiro ibihumbi 2 buri modoka buri ku modoka nyiraza ahibereye zipakuruye ari 5 arababwira ati ibi ntibishoboka stop najyaga ndenganya abashoferi banjye nge tuvugana ninge Muhammad niyibye se ko mpari okay izi modoka mupakuruye nimwongere muzishyire kuri mita muzipakire mita nizanye nimwongere muzipakire kuko bapakura amavuta bakanayapakira iziza kuyasevinga ku masitasiyo imodoka barazipakira n'ubundi zirahomba yahise asesa amasezerano nabo kugeza kuri uyu munsi byarashakuje abantu barongera basubira muri izo mita zabo ndetse n'uwari umuyobozi hariya yaratorotse ari hanze wahariya Rusororo wari Rusororo hariya ari umuyobozi mbwira nyine iyo ntuza iyo uko guhuza rura minicom baza babonye iki twagerageje kubahamagara tubereka byose batubwira ko bagiye kubikurikirana bohereza iki kigo cy'ubuziranenge RSB bakatubwira ko mita nibo bazifungiraho sire iyo bafunga sire nta mushoferi uba uhari kare igihe twese turi abantu ariko wibaza ukuntu umushoferi ahombejwe n'iyo mita anahombejwe na temperature nk'aho ari we ugena ko ari buze gupakurura saa 8 ku bushyuhe runaka bakakubwira ngo temperature imibare dukoze dore wapakiye kuri temperature ariko dururahombye nyine uri guhomba litiro 200 uri guhomba litiro 300 ugena imbere yashoboje nta kindi areba lose wazanye ku mpapuro hari abashoferi badahembwa hari n'abakoresha badatinya gutwara umushahara bagafata no kuri frais de mission hari n'abashoferi bagenda badafite frais de mission bakabaho bate urumva umutumye kwiba umutumye kwiba kugira ngo abeho none arabigenza ate se ntari bureke akazi hanze aho urabibona uko bimeze kandi ntari buburare ni umugabo afite za nshingano akeneye ko abana bajya kwiga akeneye ko mu rugo bagomba gucana imbabura nyine urabyumva none ntumuhemba izo kasi urasiza abantu bameze batyo rwose ntuhembye umushoferi ntunamuhaye frais de mission arayikase n'umushahara wajya kuza akakohereza ziko mu mufuka nta kirimo akakohereza isafari niyo mpamvu muzasanga hari umushoferi barega amapine niyo mva ngo umushoferi yibye amapine ubwo icyo akora arahera kuri mazutu y'urugendo kugira ngo abashe gusiga irasiyo mu rugo ko ntiwakora ibirometero 1450 uzi ko mu rugo batari bucana imbabura arahera ku mavuta ya hehe yafite ku mugongo y'urugendo agurishe asigarasiyo mu rugo agende mu kugaruka kubera ko amavuta atazabasha gutobora isafari ngo agere i Kigali ubwo azurira itanka hejuru ashyiremo hasi abashe no guhaha kuri umufuka w'umuceri kuko yagiye nta kintu afite yabwo ruvuze ku mapine azagurisha ipine ashyiremo inshaje hari abashoferi bameze gutyo badatinya guhindura ipine nshya akaba yagurisha ipine nzima agashyiramo ipine ishaje izo kazi zirahari ipine y'iriya kamyo igura ngahe buriya hari biterwa n'ubwoko bw'ipine hari igura 200,000 hari igura 300 hari igura 350 iyo afashe ebyiri abatwaye 400 abatwaye 400 no ntibashobora kumuha 400 urabizi ubu niyo iyi telefone yawe wayikura mu iduka mbireba usohotse hanze hano ntago wayaguha
ariko arabikora kubera yanzara kandi yatewe n'umukoresha we. Ntabwo mu by'ukuri amutuma kwiba, ariko nimba umuntu akohereje isafari ibirometero bingana kuriya, ugiye mu mahanga, aho uri burare ni parikingi, kuko ibyo birometero 1450 ntabwo uzarara ubigenza ijoro rimwe. Yego. Kigali Dar es Salaam ni iminsi 3. Yego. Iyo upakiye ni iminsi 4, ni hagati y'iminsi 4 n'iminsi 5. Ubwo niho ndavuga Kigali Dar es Salaam, ubwo niboza no kuvuga muri Kenya, Mombasa, Ordorote n'ahandi. Ibyo birometero ntushobora kubikora ijoro rimwe. Nimba wagiye udafite frais de mission yayisigaranye cyangwa yayikase n'umushahara uzi kutazahembwa wose, urumva uko bimeze. Mu by'ukuri ni wowe ugutumye kwiba cyane rwose. Abantu rero bahora muri ubwo buzima bwo gucurikana. Yego. Mu kugaruka nakora retour kugira ngo abashe kwinjiza imodoka i Kigali apakurure, nuko akora hejuru agashyira hasi. Umushahara we yamaze kuyibagirwa. Abantu babayeho muri ubwo buzima. Hanyuma icyo kuba aba boss baprefera abanyamahanga, mwese nuko mwaba mwishyuza menshi. Umushoferi w'umunyarwanda ku modoka y'umunyarwanda n'umushoferi w'umunyamahanga ku modoka y'umunyarwanda batandukaniye hehe, haba mu mikorere, mu mihemberwe no mu musaruro? Yego. Mbere yuko wenda nsubiza kuri icyo kibazo mbajije cyangwa nkivugaho, hari akantu nari nibagiwe gatoya kugira ngo tuve muri depo by'amavuta. Birababaje kuba umushoramari cyangwa se umukoresha ashyira GPS ku mavuta igaragaza consommation, uko imodoka inywa, akaba yishyura kampani runaka yahaye iryo soko ikurikirana GPS nawe yikontorora, agashyiraho GPS igaragaza aho imodoka iri, location. Yego. Ariko akananirwa gushyiraho GPS ku muzigo w'abandi kandi akora transport. Urumva bagutegeye ha hantu, agutegeye ha hantu, wowe nuhomba cyareba n'impapuro. Ntago yitaye kuvuga ngo umuntu nkoresha ese azatera imbere gute, umwana waziga bigenza biti, nimba ba mu nzu yishyura azayishyura bigenza biti. Ubwo ako niko nari nibagiwe. Tukaba rero dusaba inzego bireba, ndavuga Minicom, ndavuga Rura, ko badufasha icyo kintu kigakurikiranwa. Niyo mpamvu mubona umushoferi yirukanwa cyangwa agera mu zabukuru kubera ko ntiyazigamiwe, nta kintu yigeze asevinga, igihe cyose ahora muri mwe, ahora mu murongo utukura. Izo nzego ubona byaba biterwa n'iki? Kuba iki kibazo kimaze igihe, Rura irahari, Minicom irahari, RSB irahari, Mifotra irahari, ni iki mutekereza cyaba gituma inzego zitenterivena? Twagerageje kujya tubahamagara bakatubwira ko batubuze, ntibatuzi. Uribaza ubu koko iki gihugu amakamyo gitunze, ntago bazi umubare w'abashoferi b'amakamyo dufite. Abashoferi b'amakamyo yambukiranya imipaka muri bangahe mu Rwanda? Ubu turarenga 5,000. Turi imbaraga z'igihugu zingana gutyo, ariko kuba nta rwego uhamagaye bakubwira ati ariko ubundi mubaye ko twababuze, nta bayobozi mugira. Ubikubwira ari muri ofisi, ni ya sendika nicyo yakabayikora. None se ubu nk'abantu twubaka iki gihugu cyacu twese nk'abanyarwanda, iyo umushoferi yaba umunyamahanga yaba umunyarwanda winjiye hano, revenue irabibona. Uyu muntu yinjije ibi n'ibi ku mazina ya naya, ku byangombwa ibi n'ibi, ntibatureba. Ariko iyo duhamagaye batubwira yuko batabazi. Ese kandi gatoya, uwo mukoresha utagutangira ubwishingizi, teperi yawe ayishyura gute? Urumva se bishoboka? Umusoro ku byo wijije ku mushahara wawe awusorera ate? Reka wenda ako icyo ngikomozeho nkivugeho. Umuntu ashobora kuba afite ikamyo 200, barahari bafite na 400 hano muri iki gihugu barahari. Ugasanga aratirisha ibyo bikorera abashoferi 50. Nimba ufite abashoferi 400, ukadekarara 50, ibyo we yazanye muri RSSB baricara bakareba ibyo ngibyo, ariko ntago bakora kugenzura aya makampani yacu n'ibigo dukorera ngo barebe ngo dufite abakozi bangahe. Iyi myaka maze nta hantu ndabibona. Ariko ibyo biroroshye, niyo mpamvu nkubaza ngo kuki inzego zihumiriza, ntago wayoberwa amakamyo umuntu atunze.
ni nka bya bindi njya mbona ku mashantiye ukabona shantiye abantu bari afite nk'abantu 600 ngo assurance ni abantu 20 ubona abantu bajagata buzuye kuri shantiye iriho abantu 400 300 ibyo ntago amaso abaguha ahubwo se hari icyo utumva se yego hari icyo utumva ndashaka ko ari ukivugira nakoje kuki inzego zitajya muri icyo kibazo ngo zigihe umurongo hari igihe nigeze mbona imodoka ya RSSB n'ibirango byayo n'amabaje nyine abantu bambaye amakositime ndavuga nti Imana ihabwe icyubahiro yinjije aba bagabo hano wenda ibintu bigiye gukemuka yego ariko kuva uwo munsi mbabona nategereje ko muri kampani hari ikintu gihinduka mbona n'ubundi biracyari kwa kundi yego urumva uko biba byagenze nyine uwamwohereje misi yirangiriye aho ngaho mu mavuta bimeze nk'ibyo mu mabuye y'agaciro ndabizi kuko burya ifaranga rishobora guhindura gukoresha inzego si cyo ushaka kuvuga cyane arinjira agasohoka uko yakaje genda byibuka nigeze ndekarama hano mu Gasyata muri depo ntashatse kuvuga njya muri RPD ndababwira ariko ndagira ngo munsobanurire iki kintu nimba amavuta nagombaga kugeza hano nayahagejeje depo impombya gute turabona tugiye kubikurikirana ariko hari amasezerano buriya bafitanye na shobuja gutya na gutya yo kugira gute yo kugukata y'ibyo bajyanye gupakurura nuko babyumvikanaho nabwo none se mwe ko muri hano nk'urwego rwa leta ntarebye databuja ngo ndebe na depo naje gupakururamo ibi ntago mubona ko ari akarengane ariko byensire nta kintu yakubwira birimo akazu birimo ubufatanye nabyumvise birimo ubufatanye bwo kunyonga umushoferi kubera ko birimo amafaranga nyine nabyumvise bimeze nk'ibyo mu bacukuzi birimo amafaranga uwagakwiye kuba akemura icyo kibazo depo manager RPD uri hariya none se amavuta urumva yasohoka nta mpapuro y'amavuta bagabana asohoka nta mpapuro numva byakabaye ubundi ayo ngayo bagabana à la fin yakumbye kugaragara aho yakomotse aho urakoze cyane ntabwo aho ikigega giteretse hari isoko buri mu gitondo mbere yuko batangira gucuruza ari amavuta barabanza bakajoja bakadipinga bakareba ibyo bararanye n'ibyo batangiriyeho iyi ni imibare ifatika none se ayunguka avuye nabyumvise hanyuma kandi umushoferi yabayeho adahembwa katwa tugana ku musozo banza utubanire ku kijyanye no gukoresha abanyamahanga hanyuma noneho uze icyanyuma n'ukutubwira urugendo mwatangiye nka long distance truck drivers n'icyo mushaka kugeraho n'icyo musaba inzego banza ubwire ku bashoferi b'abanyamahanga n'abanyarwanda ku kijyanye n'abanyamahanga rero turashimira leta yacu y'u Rwanda yafunguriye abanyamahanga kugira ngo babashe kuza gukora batabakumira ariko ikibazo aka kanya dufite ku murimo wacu wa gishoferi by'umwihariko abambukiranya imipaka ni ukuba kampani zirahari bafite n'imodoka nyinshi ariko n'ubundi abashomeri barakiyongera twe tukaba dusaba leta y'u Rwanda icyo yadufasha ese ni abanyamahanga ni umubare ni kangahe ku ijana bemerewe kuba bakoresha ese ni iyo kangahe ku ijana nimba ari 5 ku ijana cyangwa 2 ku ijana cyangwa 3 ku ijana abo bantu barabakorera ibyo amategeko ateganya barabatangira teperi kugira ngo bubake igihugu cyacu ese ko twebwe tudashobora kwambuka umupaka ngo ujye gukora muri bihugu duturanye ntushobora kwambuka umupaka ngo ujye gukora kariya kazi bakaguhekereka ari wowe ugashoboye wenyine kandi nabwo bagutuma ibyangombwa nk'ibyo gutuma indege kuki ababosi baprefera guhakaza abanyamahanga kurusha abanyarwanda aho ntiyaba ari ya mahane y'abanyarwanda gushaka guharanira uburenganzira bwabo urakoze cyane hari guharanira uburenganzira bwacu kuba basa kwivugira usibye ko abenshi babitinya nta tepera mutangira kuko ari umunyamahanga nta ke sociale nta rama n'umushahara nimba njye nagakwiye kuba mpembwa 300 uyamuhaye 150 mu maganda urumva ukangana iwabo ni menshi yego cyo ni kimwe urumva arahendutse ikindi niyambuka umupaka wenda nk'izi modoka za flatbed n'iki z'amabodi amwohereje i Mombasa amwohereje Dar es Salaam imodoka iri vide
we afite uburenganzira bwo gupakira ya mizigo mu nzira kuko ari iwabo, umuhagarika agira uko avugana n'iwabo, ndi gushaka ibirayi by'abana, ndi guhahira abana. Izo zose ni avantage bo bafite. Bafite avantage kuba ifaranga ryacu riri hejuru y'iryabo, iyo urivunje bo barunguka, amafaranga ni menshi, noneho n'umucuruzi cyangwa se umushoramari arunguka kubera ko atamwishyurira bya bindi byose. Ni avantage yo kuba bagenda bashaka utuzigo isiyera. Ni ukuvuga ngo ku ruhande rw'umushoferi w'umunyamahanga arunguka dabu, n'umushoramari hano arunguka kuko atabasha, mbese afite ukanyonga ya mafaranga yagakwiye kuba aho umunyarwanda kandi akazamura igihugu. So icyo dusaba rero aho ngaho inzego bireba bagakwiye kureba ngo ese kuki tugifite abashomeri benshi, kuki aba bantu bakoresha abanyamahanga, niba babakoresha nibabahe ibyo natwe dusaba, tube turi standard itungana, umushahara ubungana, ibyo dusaba, ubwishingizi, uburenganzira bwacu bube bungana. Ntabwo twavangura ngo bareke kubakoresha kubera ko wenda umubare w'abashoferi wari ukiri hasi, ariko abantu bamaze kubona perimi ku buryo bwinshi. Ku rwego rwo gutwara ikamyo kategori E turabafite, buri mwaka abantu barasohoka, buri mwaka abantu barasohoka. Bityo rero icyo cyagakwiye gukorerwa ubuvugizi n'inzego bireba, bakadukorera ubuvugizi bakareba icyo kintu. Ese kampani yemerewe abashoferi bangahe b'abanyamahanga mu gutanga umurimo? Ese iyo kangahe ku ijana bakoresha babishyurira ibisabwa? Nzi neza ko babashije kubishyurira ibyo, ntabwo aka kanya twagakwiye kuba dufite abashomeri dufite hanze hano. Kuko umunyamahanga harimo risike y'uko umuha n'imodoka yawe ejo ukaba udafite aho umubariza, ashatse yayigurisha cyangwa agakuramo piyese nzima agafungamo iyishaje. Nubivumbura imodoka arayita agende, nta hantu uzamubariza. Mu by'ukuri rero icyo kiratuboshye cyane, kiratwugarije. Twifuza ko inzego bireba zadufasha mu bushishozi leta y'u Rwanda ifite, ikareba kuri iki kintu kijyanye n'umurimo wacu wa gishoferi, kuko nta rwego dufite tubona rutuvugira cyangwa ruturengera kurikirana n'ibyacu. Ariko zirahari ariko bari mu ma office kandi ntago bajya kuri tere. Long distance truck drivers mu gahunda mufite, mumaze igihe kingana iki, mufite gahunda ki yo gukosora ibintu? Long distance truck drivers tumaze umwaka umwe n'igice dukora. Twatangiriye mu buryo tumaze kubona ibi bibazo duhura nabyo, umushoferi yarwaye, shebuja aramwirengagije, akoze impanuka, kuzana imayitiye ni ikibazo, agonze umuntu, murabizi ko baduca miliyoni y'amafaranga, umuntu yafashe ku ikamyo n'igare arazunze yikubise hasi baragufunga. Twarebye ko mu gihe aho kugira ngo tube dusunikana na kampani, twagakwiye kureba ukuntu duhuza imbaraga zacu tukabasha gutabara wa muntu wacu, tukabasha kumwishyurira ya mafaranga akava muri kiriya gihome. N'uwagize ibyago, ibyago bitera bidateguje, ushobora gupfusha umwana, ushobora gupfusha umugore, ushobora gupfusha umubyeyi, ushobora no gupfa ubwawe. Byibura tubashe kuguherekeza ku muntu wacu wapfuye, tumuha miliyoni y'amanyarwanda kugira ngo byibura tubashe no kumushyingura mu cyubahiro. Ku wagize ubumuga bwa burundu tumuha miliyoni n'igice. Ubwo rero twishatsemo ibisubizo, ariko turacyagerageza uburyo twakora ubuvugizi bwaguye, bwambukiranya n'imipaka, akarengane nk'uko nabikubwiye. Nk'ubu dufite abantu bafungiye mu mahanga. Muri iki gitondo nabonye raporo y'undi muntu nawe, y'undi mushoferi mugenzi wacu nawe yakoze impanuka agonga imodoka nto, shebuja araza agombora imodoka ye, ubu nawe amaze ukwezi muri gereza afungiye i Bugande. Agombora imodoka ye, umushoferi aramureka? Umushoferi aramureka kuko hari ibyo bagombaga kumwishyuza. Yabuze umuntu umwishingira, abura n'ubwishyu bwo kwishyura imodoka y'abandi yangirije. Shebuja warahagera atwariye, agombora imodoka ye. Urabizi biriya ibihugu duturanye byamunzwe na ruswa, ari nko mu Rwanda ndahamya ko bitashoboka. Ntago bafungura ikinyabiziga ikibazo kitakemutse, kuko wa muntu ntago kugira ngo akore iyo mpanuka ari ingumi yayiteye cyangwa imigeri, nuko yari ari muri cya kinyabiziga. Ariko nyiri imodoka yaraje agombora imodoka ye,
aragenda undi ubu ari mu gihome. Yes, ubuvugizi mbubonye nonaha mbonye message noherejwe n'umunyakenya nawe tubana muri association yacu dufite gemerage ya long distance Kenya, Uganda, Zambia, Malawi, Tanzania n'u Burundi. Iyo gemerage umuyobozi umwe niwe umpaye message ati dore ubutumwa mbahawe n'umunyakenya, hari umuntu wanyu ufungiye aha naha, byagenze gutya bigenda gutya. n'umuyobozi muri Kenya niwe umpaye iyo message nyibonye mu gitondo. Afungiye Uganda. Uza kumenya ko boss yaje agatwara imodoka, akaza agatwara imodoka ati uwo nguwo nguko ikibazo kimeze. Okay, long distance mumaze kugira abanyamuryango bangahe mu Rwanda? Ubu tuvugana dufite abanyamuryango 186 ariko ku bushobozi bw'Imana mpamya ko ibikorwa byivugira nkurikije akarengane k'abashoferi b'abanyarwanda dufite aka kanya. Kuba nta hantu tuvugira, nta buvugizi twakorerwaga, ndahamya ko umubare uzazamuka kuko buriya ibikorwa nibyo bikurura abantu. Nizera ko nta muntu aka kanya nta munyarwanda rubanda rwa giseseka wifuza kuba yaba ari mu rugo aryamye mu rugo adafite mituweli. Bityo rero twizera tudashidikanya ko mu bikorwa dukora bizagenda bikurura abashoferi, cyane ko tutabibahatira, ahubwo umuntu aza ku mutima nama we areba ubuvugizi arizana, arebye ubuvugizi dukora bwambukiranya imipaka ndetse na hano mu gihugu, no kuba yagira ibyago agatabarwa cyangwa se yagira uburwayi akabasha kugira abantu bamugeraho bakamusura. Hari ubundi butumwa buri special wageza ku banyarwanda, inzego, abashoferi bise ko tugeze ku musozo? Icyambere nahera ku bashoferi bagenzi banjye ko batugana, cyane ko tusanzwe tubakorera ubuvugizi. Dukorera ubuvugizi abashoferi bari muri long distance n'abari mu yandi magurupe atandukanye, kuko n'umunyamahanga ugize ikibazo hano tumukorera ubuvugizi. N'ugira ikibazo mu nzira yabaza cyangwa asubirayo tumukorera ubuvugizi, kuko nabisobanuye ko ndi vice president muri East Africa, usibye kuba ndi na president wa long distance hano mu Rwanda. Bivuze ngo message zose zingeraho. So havuga ngo rero ubutumwa bundi natanga ku bayobozi bacu b'igihugu, bakuru b'igihugu mu nzego bireba, ubwo ndavuga Minicom, ndavuga Mifotra, ndavuga Rura, ndetse n'inzego z'umutekano na za PSF na PSF urwego rw'abikorera, ko badufasha kuri iki kintu, kubera ko turabafatanya bikorwa, ntago bagakwiye kutwirengagiza, kubera ko nitwe mbaraga z'igihugu. Ndibaza ko nyuma ya PSF ibintu byose byinjira hano, imiti, ibyubaka igihugu, ibintu byose byinjira hano, ibiribwa. Nta kintu kinjira hano kereka wenda kiza mu ndege, kandi nabwo kiva ku kibuga cy'indege kizanwe n'umushoferi ku mugongo we. Igihugu cyagakwiye kutwibuka kandi kikaturebaho, kubera ko natwe dutanga umusanzu wacu muri iki gihugu, kandi twifuza gukomeza kubaka igihugu cyacu dutekanye, tudasigaye inyuma, nk'abafatanyabikorwa, nk'abakozi, natwe tukemererwa ibyo abandi bakozi bahabwa kandi bemererwa n'amategeko. Urakoze cyane Ngabo Issa, perezida wa Long Distance Truck Drivers mu Rwanda, akaba na vice perezida muri East Africa. Ubutumwa bwe ngira ngo bwageze kuri benshi, inzego igihugu abwira kirumva, ababasha gukurikira, bamwe bari mu nzego bakurikirana Karegeya Omar Pano bashobora kugira icyo bakora. Icyo nanjye nemera, twese twemera, nuko twubaka igihugu. Nta muntu wagombye kuvutswa uburenganzira bwe, n'ibitegeko by'umurimo rihari, hakagombye kugira ibinozwa, abantu bagakurikirana, inzego bireba zose zikagenda zireba ibintu aho bigenda bipfira, twese tugashyira hamwe tukubaka igihugu. Mwakoze cyane rero bakunzi ba Karegeya Omar Pano, naho utaha.